umugabo n'umugore iyo bakundana babyara abana beza kuko nibo bana b'umugisha kandi Bibiliya yamaze amagambo bivuga ngo icyo ubiba nicyo uzagira gute uzasarura. None abagore benshi jane kabonye abagore beza bagira ubwenge agasanga umugabo nenda adashoboye ariko akamubumba akamwubakira akagira atya sinzi bya muri mu guhitamo ubundi wakagombye kumenya marene nindi. Hari ahantu nigeze kureka kubwiriza Gasarane mu bagore bato majene mama turababwiriza twari kumwe na Marcelle na Mama Lise. Umukobwa ahita tugatinje marene yasanze ndimo nteka ntwite ngo ahita amubwira ngo kurateka utwite ngo uzabwire umugabo ngo wahuzwe gaze ngo njyewe ngo naratwise ngo namambwira umugabo ngo nahuzwe gaze ngo yajya kujya kukaza agasiga nteke icyayi akantegura ibiryo akabona kujya kubaza rero umuntu wire kuri protector yataha nimugoroba akasakaje kuri gaze. Imana yakuzanye muri uru rugo ku mpamvu Pawulo yaravuze ngo muberere imbuto ingeso zanyu nziza zibareshe zitume bagira gute bakizwa wijugunya wimusuzugura ngo zaza nuko inuzego bantu b'Imana abanyamakuru babarera imbere y'abantu isaha uri kuvuga ntago wabura mwikosa umuntu nateshaguzwa ariko nk'umusaza utazi icongereza ngo avuze akantu gato ngo Teresa kera ngo bahe Teresa. Murakaza neza kuri MDTV show muri kumwe na Mama Deborah nkuko bisanzwe tukaba tubifurije rero amahoro y'Imana aho muherereye hose turabaramukije. Uyu munsi nk'abandi kumwe n'umubyeyi mwiza mama pasteur umubyeyi dukunda umukozi w'Imana akaba agiye kutuganiza ariko hagati aho bavandi ntimuze kwibagirwa gukora subscribe kuri MDTV show please. Mama urakaza neza turagukunda ngaho ibwire abantu tugiye kuganira. Nitwa Kamikazi Naomi Deborah ndo umumama nkuko mubibona nyine uyu ni umukazana wanjye tugiye kuganira umukazana nkunda umukazana naranze umukazana nahaye impanuro arazubahiriza kugeza ubu kuri uyu munota mu muryango ni amen. None se tubwira amakuru yawe umeze gute urakomeye amakuru y'iminsi twarakubuze. Yewe mwarambuze narimutse umuntu iyo yimutse mu gihugu akava muri kimwe akajya mu kindi ugera iriya nyine ugafatirwa mugani w'Abanyarwanda uriya hari bidufatiriye mu Bugande narimutse navuye hano nagiye mu Bugande kandi naho hari imirimo myinshi n'inshingano nyinshi ariko tumeze neza turashima Imana turi no mu cyumweru cy'amashimwe. Turi mu cyumweru cy'amashimwe kubera ko twaje mu bukwe bw'abana bacu b'impanga. Buriya bukwe twarabubonye bwari buryoshye bariya n'abana bacu Imana yatugiriye neza. Uriya muvandimwe niwe wabyaye impanga mbere iwacu baradufunguriye mama wonyine dutatubyara impanga turi batatu. kandi harya nawe wabyaye impanga. Nanjye nabyaye impanga namuhasha nyine pasiteri. Buriya bavuze ngo nyihasha mukuru baba bavuze mama Mbanguka kubera ko ari we wazibyaye imbere yahise anadutwara ubukuru. Nyihasha mukuru niwe noneho twebwe tukaba nyihasha batoya kandi ari we muto kuri twe kubera ko ari we umugisha wa mbere wo kubyara abana b'impanga wabayeho. Yewe noneho ubu nyine yagize n'abuzukuru b'impanga ubu aracyari mukuru. Twagerageje kubisobanura abantu ku cyumweru hari ikintu ari umugisha Imana iguha kuva ukiri mu nda ya nyoko noneho ukajya ukora uwugenderamo uwisangamo. Uriya mugore yavukiye mu butayu. Hari n'utuzina numvishe wari uri kumva turatuzina. Uriya yavukiye mu butayu twamwitaga Nyabutayu Nyamahombi. Noneho ntazadukira ni izina ry'umugisha ariko zikuvukira mu butayu. Ni ukuvuga ko uwo mugisha nyine urabona abantu bo mu butayu baba basenze waramukurikiranye Imana imugirira neza imuha urubyaro abyaramo bariya abahungu none n'umwana we mukuru nawe afite impanga. Urumva ntacyo Imana itakoze. Noneho no kubashingirira umunsi umwe nabyo byaradushimishije cyane. Uru rugendo ni rwiza twaje tunezerewe twaje twishimye kandi turabashimira.
turabashimira abantu ba Nairobi muri abantu beza barabutashye baritabiriye byari ibintu byiza barabutashye barabutwerereye berekanye ibyishimo no mu rugo baratunejeje twakoze imihuro ibiri hari umuhuro w'abagore batoya bitwa Upendo bari bafite urubuga Groupe Upendo irashyushye Groupe Upendo yatanze amafaranga menshi urukundo hanyuma rero Groupe Upendo yakoze umuhuro kuwa 4 kuwa 5 tujya mu muhuro w'abakecuru noneho ubwo barakoronga turishima tumererwa neza abantu bose badukundira abana ba mama Imana ibaha umugisha turabashimiye ko mukundanye ihasha mukore urukundo nyihasha gira urukundo abantu bose n'inshuti nta mushiha twagize ntabwo twakoranye umushiha twavukiye mu rugo rwiza turegwa n'ababyeyi beza none se abantu baregwa na umukecuru niwe mwabonye none utekereza bakiri kumwe na papa barakundanaga reka mbwira abantu bazareba iki kiganiro umugabo n'umugore iyo bakundana babyara abana beza kuko nibo bana b'umugisha kandi Bibiliya yamaze amagambo birivuga ngo icyo ubiba nicyo uzagira gute uzasarura kandi abana bava mu nda zacu rego ubu nyine abanyabwenge bo baranabisobanukiwe iyo ufite umwana mu nda gusa ukarara urira wa mwana ngo azavukana umushiha ni ukuvuga ngo iyo ukikiye umwana ukamwonsa ufite umutima mubi ushaririwe rimwe na rimwe ngo bigenda bigaruka abana nanjye nshaka kubyemera impamvu mbyemera ni uko abana benshi bavukiye mu rugo rw'umupapa n'umumama bumvikana babana bakura nubwo baba ari abakene nubwo baba ari abantu barya utuntu duke ariko bakurana wa munezero babonye noneho kubera ko twavukiye mu rugo rwiza papa na mama barakundanaga cyane buriya papa na mama barakundanaga ejo bundi mukuru we yari arembye ahita amuhamagara aramubwira umwana wa ma ngo urarwaye urarembye ngo wirinde ikintu cyakubuza ijuru ngo abagabo bacu badukundaga bagiye mu ijuru ngo njyewe kuva Ernest agiye mu ijuru none sinzi ngo ikintu cyambuza ijuru ngo tuzabasangeyo urumva ni umuntu bakundanye babana kugeza n'ubu ngubu iyo dushaka ko mama acangamuka dukora kuri story za data iyo tuvuze papa ahita atangira kuvuga ukuntu babanye ukuntu n'umwenda yamuguriye aracyawuvuga rero nicyo gituma tubonana urukundo bararuturazi hanyuma mama ngaho tugira inama ku bantu bakiri batoya bashaka ugasanga nyine bagira imishiha no mu rugo ntibakunze wenda ngo bashatsemo ese ni uko bataba batararezwe neza bigenda biti kuko mugenda mubyumva cyane nk'amakupe mato abagore batoya usanga wenda imyitwarire si myiza mu ngo bashatsemo nta rukundo ntibakunze abantu biba byarahereye hasi se biba bimeze biti umuntu wundi arahinduka usibye Imana idahinduka umuntu arahinduka ibintu cyane ntekereza bitera abo bantu ingo zitameze neza nshobora kuvuga nka bitatu ikintu cya mbere gitera kutagira urugo rwiza gushika mu rugo ntumere neza ijambo rya mbere ni uburere nabwo burakota hari ukuntu umuntu agira uburere bubi nyine iriya umusingi mubi yaho yarerewe nimba umukobwa yaravutse akabona nyina azasuzugura se kenshi iyo ageze iriya azi ko abagabo bazabasubizwa uko bishakiye kubera ko iyo umubyeyi ari mwiza iyo uri agakobwa k'akangavu usanga ko atisuko azasubiza abagabo akajya gucikinya numara gushaka no kuzoza usubiza umugabo nubwo burere bw'ibanze abantu none wa muhungu nawe yatangira kubyiruka bababyeyi ari beza bafite ikinyabufura n'ubumuntu babwira umuhungu ati nuko uzoza uvuga numara kuba umugabo nuko uzatunga umugore nuko uzajya witwara noneho bwa burere bufite base y'umusingi yego niwo musingi wa mbere nibwo rufatiro rwa mbere umuntu wese agakura yumva umugabo azasubizwa gutya umugore azamera gutya bati wa mukobwa ufite ururimi uzasubizanya ko bukwe gutyo noneho umwana agakura azi ko hariho imvugo y'abagore hariho n'imvugo y'abagabo hariho kubaha ukabikurana iyo tumaze kuva iwacu rero ikintu cya mbere cica abantu bamwe ushobora kuregwa neza ariko wagera hariya hagati ugapfu kubera iki inshuti nugera mu rugo nugera mu rushako nugera mu muryango ugasanga hari umuntu bataza bavuga neza wimugira inshuti hari impamvu
yego wowe wifata wa muntu abantu bagize ruhebwa ngo ari we ugira inshuti. Niba umuntu atari mwiza mu muryango ntukamwange, tuza tubwiriza abantu kwanga, ntukamwange, ariko wimugira inshuti. Nimba umuntu yitwara nabi, nimba umuntu yambara nabi, nimba umuntu avugwa nabi, wimwigiraho. Inshuti nazo zirahindura mama. Hari ukuntu umukobwa ashaka asanga hari abandi bari imbere ye, duhereye kuri Marene, sinzi ibyo muri mu guhitamo, ubundi wakagombye kumenya Marene n'indi. Hari ahantu nigeze kureba kubwiriza Gasarani mu bagore bato, majene mama, turababwiriza twari kumwe na Marceline na Mama Lise. Umukobwa ahita atubwira ati njye Marene yasanze ndimo nteka ntwite, ngo ahita amubwira ngo kurateka utwite, ngo uzabwire umugabo ngo wahuzwe gaze, ngo njyewe ngo naratwise, ngo namambwira umugabo ngo nahuzwe gaze, ngo yajya kujya kukaza agasiga ntekeye icyayi akantegura ibiryo akabona kujya ku gaze. Rero umuntu wiri kuri protector yataha nimugoroba akasakaja kuri gaze. Noneho wa mugore uwo rero Marene ajya kubwira wa mugore yabereye Marene. Wa mugore amubwira ati iki ntayo nahuzwe, ntabwo ngiye gutesa umugabo wanjye. Ndamushimira uwo mwana, nanabona ikiganiro azamenya ko ari we tuvuze. Nukuba ahita abyanga kubera ko ari umwana ufite bwa burere, ufite ubugenge, ariko iyo aza kuba ari umukobwa w'umupfapfa, umugabo yari gutaga ahita amubwira ati nahuzwe gaze. Noneho wa mugabo agasa nagiye muri ibaze noneho kwiri gukora ugateka ntusanga umuntu nyine ngo hari ako yaguteguriye. Ego rero guhera kuri Marene nubona atari mwiza, nimba baranamuguhitiyemo, nimba baranamwibeshyeho, ntakakugira inama ngo uzemere. Nusanga haranira buriya turaziranye. Hari umukobwa mu mwana avuga ati uyu mukobwa ni umugore mwiza, abana neza, yubaha umugabo, yararezwe, afite ubumuntu, afite uburere, agira urukundo, ntafunze. Ari n'abana reka bafunze mu mitima, usanga umutima uriho amagufuri nk'icumi. Amagufuri imitima irafunze, ntajya avuga ikimubabaje, ntajya avuga ikimunejeje, ugasanga mu rugo nyine. Genda urebe umuntu uzakubera umujyanama ari we mugendana. Yego cyane nawe urebe wa wundi reputation afite mu rugo kwa sebukwe, mu bavandimwe. Wa muntu iyo umugize inshuti uzamugeraho unaniwe, mugira ati noneho umugabo yagize gukegeza akubwira ati hangane, kubera ko ntawe utanga icyo adafite. Naho umuntu ntafite urukundo ugiye kumubaza iby'urukundo, umuntu ntagira imbabazi ugiye kumushakaho inyigisho z'imbabazi, yakwigisha imbabazi warazifite. Inshuti rero zisenya urugo, niko na Bibiliya ivuga, imigani y'abantu inshuti nyinshi zisenyurwa. Hari inshuti mbi zisenya urugo, hari inshuti nziza zubaka urugo. Bakobwa nimuzajya mwubaka, ntuzibona ko wabaye inshuti yanjye se ugahita uba umugore w'intangarugero. Icya gatatu rero gituma abagore benshi bananiwe, Bibiliya ivuga ngo abantu bubatse, Imana itubatse, ngo abantu baraye ku buzamu, Imana itarinze. Ni ukuvuga ngo hariho uburere bw'ababyeyi, hariho inshuti, hariho Imana. Shirikisha Mungu kwa uchumba wako, nimba wubatse urugo uwe mama wa maombi. Noneho iyo ugize ababyeyi bakureze neza, ukagira inshuti nziza, ukongeraho isengesho, biragenda. Ibyo ababyeyi bataguhaye, ibyo inshuti zitakumariye, Imana noneho ikaza ikabikora. Hari igihe uje kugisha inshuti inama ikabura icyo kubwira bate, ibyo noneho birandenze, ariko wagera ku Mana, Imana ikavuga ati ibyo byarenze ababyeyi, ibyo inshuti zitashoboye, ndi hano kugira ngo nkugirire neza. Kuko biravuga ngo nzabasigira umwuka umufasha. Noneho bino ibyo abantu banani umufasha ageze gute, arahari. Nuje kubaka urugo, reba inshuti zizagufasha, ababyeyi wongereho noneho isengesho. Mukunda Imana, mureke kwita kuri iyi si. Isi iri kwiraguruka, irashirana no kwifuza kwayo, ibintu byabaye bibi, abantu bataye umuco, batubukirisitu, bamwe bameze nk'abasazi. Ariko nugira inshuti nziza izagukebura, nugira bwa burere, nugira aho gusenga, zaca. Ubundi Marene ni umubyeyi, ni umujyanama, ni inshuti. Marene ntiwakagombye kumutorerwa, wakagombye kumwitorera bitewe n'urukundo, bitewe n'uko umuzi, cyangwa se umwana ashobora kuvuga ati njyewe sinzi abantu, nimumfashe. Umwana avuye tuvuge ari muri Amerika,
taza aba hano muri Kenya ariko akavuga ati se ninde muntu iyo umuntu wa mbere ikosa ryabaye ba marene ni abantu baza bavuga ngo turamutora kuko afite ubushobozi ngo aziyambika ako kantu mwari muzi ko kabayeho cyane umutoreye iki ko atazagusaba niyenda kugira icyo ubundi marene ntiyakagombye no gusaba umwana agiye gukorera ubukwe ubufasha umubyeyi yosaba umwana ngo nyambika ngo niho tuzahagarara ngo ngurire ikanzu ngo ngurire ukweto ubundi yakabanze ko ari umubyeyi ahubwo ureba ati umwana wanje hari icyo afite marene ubundi batangira ba marene bari ababyeyi kuko ndi umubyeyi w'umwana muri ubu buryo noneho ari mu kwa kwiyongeraho uriye ari marene ubundi ni umuntu umubyeyi uzogutoza ntabwo ari umubyeyi wo kwifotoza hari ikosa ryabayeho ryo kuvuga ngo nta bushobozi mfite kubera ko ba marene bamwe na ba pare ngo bambikwa agafata umuntu atazi atagize gutanga kuko bavuze ngo afite iki ubushobozi z'abana bamwe bafashe ba marene ngo bafite imodoka ngo azodutize imodoka bazaba batandukanira ajya mu gisharagati tibazi y'abana abana barabyara ntibabahemba yari uw'imodoka nyine hakaba ba marene ngo barasa ngo barajanye ngo taye zabo ngo se ngo wowe mugufi ngo uragira ngo marene muremure ngo urumva akaba marene wiki w'amafoto ngo hari ba marene b'uburyo butatu hari marene w'ubushobozi hari marene w'amafoto hari marene nyamarene aba ba marene b'amafoto rero muzifotoza nyine nuko birangire si ifoto se washakaga ngo rego umugabo wawe ni mugufi ngo ndiyogira marene muremure umva barabicuritse ariko ninde yo kwanga umubyeyi ngo umubyeyi ntambera umubyeyi ngo ni mugufi nuwango ushaka umumarene w'umujanama umupare w'umujanama taza arebesha areba ikiri mu muntu kuko ibindimo bifite agaciro kuruta ibinambaye ibingibi ni ibyambura ndasigaranye ariko njyewe w'indani niwe wakagombye kubushaka abana rero batora ba marene ikosa waruvuze aho riba kuko ni umuntu bataziranye ni umuntu badakundana agapfa gufata gusa kuri za mpamvu zimwe ntazi n'abantu bashingira abana ntugahate umwana ngo marene nguriya ngo ni mwene wacu nagenda areba umuntu uzamugirira umumaro uzamugira inama uzamuba hafi ufite amanota meza ndetse marene ni wa muntu uba uri hafi yawe nk'umubyeyi pare ni umuntu uri hafi yawe nk'umubyeyi mugihe mwana kose ingose ntizikosana ni umujyanama hari n'abantu nza nseka cyane umuntu yakoze ubukwe ku wa gatandatu kuri wa gatandatu wabaye pare wabaye marene ubwo se nzakugira inama iyo warazize nazi muracyari kuri level imwe abo nibo babwira abashuti babo ngo bahugwe za gaze abo nibo babwira abashuti babo bahugwe za gaze kuko marene agomba kuba ari umuntu nibura ufite inararibonye nyine umaze nk'imyaka ingahe mu rugo ukubwira ati urugo ni ukurumeza uruzi ariko umuntu ntaramenya urugo icyo ari cyo ngo abaye marene ngo abaye pare ese azakubwira ngo umugabo iyo yari yabawe kuriya nashaka bamaze abe n'umwaka ni muke arena ashobora kukubera mwiza ariko wowe ukaba mubi ashobora kukugira inama zikakunanira arusenya ku giti cye arusenya yuko umugabo yo kunanira umugore yo kunanira imiryango yo bijyamo noneho hakazaho ca gisigo shitani kigasenyura byose ibintu byo gusenya byo rwose ni ikintu kinini cyane ni ikideba kinini kandi kiza batagiteganyije nta muntu yananezezwa no gusenya ugenda wese agenda arira cyane cyane ko yiregura ko atari we bituruka nubwo umuntu ariko ariregura ku kintu uzavuge ko cyamubaye yananiwe kukijera gusa ariko si uko bagikunze ariko ba marene benshi barubaka ba marene benshi bubakira abana baba hafi navuze sinabwe ko hari uburyo bw'ubwoko butatu nimba ufite muri bwa bwoko bumwe nawe ntakuze ntagukunda nta umuhure ntageze ate ubwo nyine uwo ari uw'ubushobozi hari igihe bwa bushobozi buza bukarangira uwo ari uw'amafoto mutandukanira ku mafoto kajya bati bari bagiye gusa ariko marene nyamarene akunda urugo rw'abana abagira inama abitaho n'abana nabo baramukunda n'abana nabo baramukunda iyo babaye abana beza yego kandi niba amakanisa yakoze yo gufata amakupure ni byiza cyane kuko niyo urugo rugize ikibazo mubiganira kandi mukababikira ibanga baba ari abana banyu noneho iyo mutandukanyije ba marene na ba pare batahuye uyu mugore araza umwana amubwire icyamugoye
abagore n'abagabo tuzi ko mutazamuhishana nashikagisha umugabo inama kera ryabanga ryari rya babiri ribaye irya batatu aho umugabo nawe nimba yabaye parahandi nawe aragira umuhungu wiwe inama naza wa mugabo nawe abwira umugore wa mugore nagenda rimwe na rimwe naganira n'abandi batuzi ko baba kwa naka bafite iki kibazo ejo ya magambo agire gute asambuke ariko iyo mwabaye pare na marene muri couple nuwo ngo canga moto z'abana banyu n'ubundi barazibabwira mwembi n'ubundi ribe ryabanga ryanyu k'ababyeyi b'abana mwembi amatorero yagize neza cyane ngo mwubake ingo nziza nusanga uwanyari umunyantege nke umubere inyunganizi abaroma igice ca ikasomeho n'ijambo da ndabasengera abaroma igice ca 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye titwinezeze umurongo wa kabiri ukavuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze Imana kenshi nureba uzasanga umusaza umwe yaravuze ngo igira ubwenge irabugira izifata umugabo ukomeye kamuheza umugore udakomeye gukomera mvuga bitekerereze mu mbaraga gutyo noneho rero bizanye ibikoze ico kintu kubereke kugira ngo umwe abere undi inyunganizi yewe ishobora no kuguza n'umugabo udakijijwe ukijijwe umunyamusengesho cyane ntiyaje kukugerageza ahubwo yaje kugira ngo ya masengesho yawe azamure mugenzi wawe abana bafite abagabo baforoda kayoga wimujugunye Imana yakuzanye muri uru rugo ku mpamvu Pawulo yaravuze ngo muberere imbuto ingeso zanyu nziza zibareshye zitume bagira gute bakizwa wijugunya wimusuzugura ngo zaza nukinuze ngo ndukazuna ngo nukinzoga oya waraje mugihe ari we watunganyeho mugihe ari we Imana yabonye wowe ukomeye ukomeze mugenzi wawe umubere iki inyunganizi abagabo bazanye abagore nabo badashoboye wimushugunya nawe mubere inyunganizi musame reba adashoboye twabonye abagore benshi jane twabonye abagore beza bagira ubwenge agasanga umugabo nenda adashoboye ariko akamubumba akamwubakira akagira atya twabonye n'abagabo badashoboye bahura n'abagore beza urugo rukabaho umugabo wasanga ntakunda abantu wowe sohoka nimba umuntu yapfesha kukiriyo nimba usanze umugabo mu muryango atazatanga ayiwe haba no muri bizo gutabara tanga kugira ngo izina ryanyu ritabaho izera amafaranga asa nagarire yazanga gukora ngo ari umugore wayatanze oyaje urugo rwawe ugomba kurubumbatira wabona mu rusengero n'umunebwe ntazatanga wewe seruka ega hari ibitabo biri hano ku ikanisa hari n'ibiri mu ijuru hari n'ibiri mu miryango izina ryanyu ntukishimire ko nimba uwanyu atazayita ku bintu wewe ndukemere ko izina ryanyu riseba genda ugerageze nimba atazasura abantu basure kandi abagore b'ubwenge azashaka akavuga ngo wacu yabuze umwanya urumva ko kantujane ngo nukuri ntimukazamuganya umugabo w'umwacu ngo yabuze umwanya wamara kuvuga gutyo bagasigara nyine gwarugo ntibabahebye n'umugabo mwiza nawe azagira iki akavuga ati umugore agira akazi kenshi abana tuba twazanye kandi nta rukundo agira ariko uwaba akagira gute akamufubika mugenzi wawe twikira mugenzi wawe amakosa yiwe wiyasandaza social media yarabashajije abantu bari mu gutonganira mu nzu bugaca byageze iriya umuntu yagira namwe abanyamakuru mwokabyaramo nimwubikira umuryango nimwubikira ubwoko ntimukanezezwe no kuvanga ubwoko bwacu akantu kose mugataye hanze ese amakosa ntiyahoragaho ntabwo abantu bazera de abakomeye babere maso abadakomeye bababere iki inyunganizi mu miryango hakenewe inyunganizi mu bwoko hakenewe inyunganizi rega ibi bikorwa nivyo bike ku vyiza kandi abantu benshi ntibavuga ibyiza ahubwo bakunda iki nurubona hano ko badakata utwiza twavuze twega duhora imbere y'abantu bantu b'Imana abanyamakuru babarera imbere y'abantu isaha uri kuvuga
ntabwo wabura mu ikosa. Umuntu nateshaguzwa ariko nk'umusaza utazi icongereza ngo avuze akantu gato ngo Terese kera ngo bahe Terese, ahubwo Terese kandi yaraje mu bukwe uriya ni umuvugabutumwa, uriya ni umushumba, uriya ni umuntu mwiza, twe niwe wadutoje, uriya niwe mubyeyi wo mu mwuka, niwe waturambitseho ibiganza, niwe watwigisha uko basenga, niwe watwigisha uko babwiriza. Uriya azi Bibiliya azayisoma, ayihurutse inshuro zirenga 10, agasoma Bibiliya uhereye ku ipaje ya mbere agahuruka mu zayishuma. Uriya ni umuhanga ukomeye. Ariko ururimi rw'umusaza abanyamakuru mugenda mutoratora mukananirwa gufata ibyiza. Erega mwamamaje ibyiza twavuze, zubaka ubwoko, zubaka itorero, zubaka abantu, ariko ntimukandarike cyane cyane ubwoko, kuko muba mutaye abantu hanze. Dushinzwe kwambika abambukiwe, dushinzwe kubumbabumba abasandaye. Yesu yaravuze ati se umuntu yosanga yaravuze ngo ikirenge gicumbagira usinzagihuhura. Umusamariya w'imbabazi ni iki? Ni umuntu usanga umuntu bakubitaguye akamwegura. Dufite abanyantege kandi ntibazabura, mwikwishimira intege nke z'abandi. Ikintu cyagiye kuri mutandao isi yose mugashiramo n'amazina y'abantu, mugashiraho n'amafoto. Ese uriya muntu mwandaritse kugera kuri urwo rwego? Ntimuzi ko mumwiciye urubyaro, abana bazavuka basange nyina ari hariya. Umugore nimubumbabumbi bitagenda, nimwubakire bagenzi banyu, nimuhishire. Yego hari ibanga ry'ubuzima, abanyamakuru ndabibasabye uzabisangiza abagenzi bawe, mushaka amavyuzi, muze muza tubahe ibiganiro byiza, turahari kubwanyu kuko nyine nta muntu no kwimanje ikiganiro cyiza. Ndabikikwima se aya magambo se nimba YouTube izoguha agafaranga kikazo bakagaburira abana bacu, ariko ibyiza birahari. Nigenda mushaka ibibi, nimushaka ibyiza. Abo bantu bose mubonana uzi ikibazo gihari, ibyiza mutago bitanga amafaranga, ibyiza ntibabikunda, bakunda ibintu byasaze. Imana bababarire aho kujya amafaranga mabijane y'umuvumo wasenye wanyu wamwandaritse. Uzoge duke kandi ntibaza ubwenge. Imana tiyohereza umugisha ibibi, bureke guheza umugisha ibyiza. Nushaka gufata ibiganiro zubaka by'inama, bigira abantu inama, nubashaka birebwe n'abake, komeza amaherezo uzunguka, kubera ko nta mugambi wo gusenya ufite. Abapfakazi ndabashoje mwese aho muherereye, mukomere cyane. N'urugendo rugoye ariko ntawe rurica, nta numbi ndasanga wishwe n'ubupfakazi. Kandi cyane cyane ko duhari twagize umugisha. Ubupfakazi uri kumwe n'Imana n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe, bagenda bagusama. Dufite ubuhamya ko Yesu agira neza, dufite abantu bagira neza, imiryango igira neza, abantu bagira neza. Yesu yaravuze ngo muraboneye ko ariko ntimuri mwese. Abantu ntibabonera bose, abantu ntibaba beza bose, ariko kandi mwese hari abantu beza, hari imiryango myiza. Abapfakazi rero ndabakunda, ndabashuhuje. Nageze Nairobi sinabona umwanya wo kubitaho, wo kubabona, ariko ndabakunda hondi. Iyo ntababonye gutya ndabasengera. Dufite igiterane cy'abapfakazi Kampala, nicyo gituma nihuta. Ku tariki 25 z'ukwa karindwi kugeza 27 tuzaba turi mu giterane Kampala. Ibiterane byacu ni byiza, barimo gusenga, turabatumiye. Abari mu Bugande bose bazaze, bazaba babona umwanya na hano, bazaze tubane, tuzanezeranwa, tuzishima. Turabakunda cyane kandi twihanganisha abapfakazi bato bo muri izi ntambara. Ndabizi ku bwoko bwacu ko buraca mu bibazo, ntikosigara abana batoya. Muhumure, mukomere, mwisunga Imana kandi muhaguruke mukore, ntimugaheranwe n'agahinda. Natwe twasigaye twari bato cyane. Nari mfite imyaka 27, none ubu mfite 54. Ndi umukecuru, ndi umukecuru, mfite abana n'abuzukuru. Ndi umukecuru kandi muri urwo rugendo ndaruzi.
ariko narubonye mu Imana, narubonye mu kuboko kw'Imana. Nimwisunga Imana, nimwisunga muze mwegera abantu bakuru babagira inama, mwegera abapfakazi bakuru. Ndangara umupfakazi mutoya ariko ashaka kukwitaza, ari wowe mwarimu, ari wowe umuhera urugero. Muze mutwegere, abo mwegeranye mubegere, babagira inama uko umuntu yihangana. Imana izabafasha, bahumure, nta bundi butumwa, bahumure, Imana irahari. Imfubyi zizazikura, imfubyi zizazikura. Njyewe uwo mugabo unyubakiye nasigaranye arinda, buriya Samweli yarinda, none ubu umugabo aranyubakiye. Muhumure, mukomere, Imana yacu irahari, abantu beza barahari, uzagenda babashigikira, abatanga inama barahari. Imana ibahungisha, Imana ibagirire neza. Amen, 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 amen. Reka mbasengere. Mana yacu turagushimiye ko watugiriye neza, wabanye natwe, twaje mu rugendo rwiza, tugeze ku munsi wo gutaha. Turagushimiye ko watugejeje no muri uru rugo tukaganira n'abana bacu. Iki ni ikiganiro, ni amagambo asanzwe yatuvuyemo, ariko wowe wabigira ibidasanzwe. Ugire neza abantu bose, inama nziza dutanga ziba inama zubaka. Ugire neza abapfakazi, abakiri bato bakomeze barerere abana. Ugire neza abagabo n'abagore bubatse, abo Satani ahari mu kwinjira turaziba iriya myenge yose mu izina rya Yesu. Ugire neza abantu b'abanyantege nke, ubahe imbaraga zo guhagarara bagahangana kugira ngo ibisenye ngo biveho. Ugire neza abanyamakuru, Mana yacu, cyangwa ukabahereza ubwenge buvuye mu ijuru bwo gukora ibintu byiza byubaka. Ibyo gusenya babivemo, ibyo gutukana babivemo, ibyo guharabikana babivemo, bakora ikintu ciza cubaka. Asandi kuko ari wowe Mana yacu. Uyu muryango ugire neza, Serge na Jeannette bagire neza, abana babo bagirire neza, icyo bashaka cyose uzakibahe kuko uri Imana. Urakoze Yesu, amen.